abanyamashyari, abanyamahane, abanyarugomo, ntabwo uzamenya aho umwanzi wawe aturutse mu ngeri izo ari zo zose, mu bice bitandukanye hirya no hino. Rero nushaka kugira igikundiro mu bantu, nushaka kugira ngo ukundwe n'abantu benshi, uzagendere kuri iri tegeko rimwe. Ni ukuvuga ngo rero abaturanyi bawe, abagukikije hirya no hino, abo mwigana, abo mukorana, ntabwo uzigera umenya inshuti nyanshuti cyangwa se umwanzi ubikwereka, kubera ko akenshi uzasanga abakwereka yuko bagukunze atari uko bagukunze nyirizina, ahubwo ari icyo bagushakaho, ari inyungu bakubonaho, ari profit bagukuraho, arizo zikwereka ko bagukunze. Rero nushaka kugira igikundiro mu bantu, uzagendeye kuri iri tegeko ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere y'uko ushaka ko abandi bagukunda, mbere y'uko ushaka ko abandi bakubona, babona ko wambaye neza, babona ko uteye neza, babona ko usa neza, babona ko ukeye, uzabanza uharanireho kubyibonamo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wowe utaribonamo yuko umeze nk'uwo nguwo uriwe koko, ugashaka ko abandi babikubonamo, icyo gihe uzaba uri kubyica. Icya mbere rero uzabanze weho wiyiteho ubwawe, kugira ngo weho ubone yuko umeze neza nta wundi muntu ukureba. Nushaka uziyitaho wowe ubwawe uri mu nzu yawe wenyine, ugende wicare muri salo yawe ukora ibintu byawe, ariko usa neza, ugaragara neza, wambaye neza, wiyogoshesheje neza, ariko aho nyine nta wundi muntu uzigera kubona. Icyo kintu rero kizagutera ko kizagenda gikora kidevelopa kugera ku rwego n'abandi bazagenda bakubonamo yuko icyo kintu koko kikugaragaraho. Nushaka ko abantu bagufata neza rero weho uzabanze wifate neza. Nushaka ko abantu bagukunda, uzabanze wikunde. Nushaka ko abantu bakubona neza, uzabanze weho wibone neza. Ni ukuvuga ngo rero ikintu utari kwibonaho n'abantu ntabwo bakikubonaho. Ikibabaje ni uko usanga akenshi abantu tugerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo twereke abantu ko tumeze, kandi nyamara atari ku nyirizina tumeze. Ni ukuvuga ngo rero uko umeze nyirizina nicyo abantu bazakubonaho, uko uteye nyirizina niko abantu bazabona ko uteye, uko wikunda weho ubwawe nicyo kizakwereka igikundiro n'abandi bazakugeraho. Rero mbere y'uko ushaka ko abantu bagukunda, uzabanze wikunde weho ubwawe.